nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro tumaze kumenyeranamo twese isabato nziza. Ndizera ari amahoro kandi niko mbyumva kandi niko mbyizeye. Kuba tugira amahirwe yo kongera kuvugana, tukaba tugiye kongera gutaramana, tukaba tugiye kongera gushima Imana mu buryo butandukanye. Ni ibintu tugiye kwigomba kujya dushimira Imana uko bukeye bukira. Rero tugomba kugira cyangwa se kugira icyo dushimira Imana. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza. Harashobora kubyuka mu gitondo wakumva reka da, wakwinanura kumva reka da, wakwegura umutwe kumva hari abo byabayeho. Ariko reka twebwe dushimira Imana kandi tunezerwe kubera ko uwo mugisha n'ayo mahirwe twayagiriwe. Sibyo? Ushobora kuba unyumva utamiriwe neza, ariko mu by'ukuri kuba ugihumeka ukabasha kunyumva, ukabasha kuganira, haba ari uwo muri kumwe ukwegereye cyangwa se ubasha no kumva no kuri telefone ukanavuga, nabyo ari igitangaza cyo gushimira Imana, kuko hari benshi muri uyu mugoroba cyangwa se kugeza kuri uyu munsi bamaze kugera ahacecekerwa. Ariko reka twongere dushimire Imana kandi tunezerwe. Ni ukuri ndabakunda kandi mbanje mbakumbuye, nkumbuye kuvuga. Siko ari igihe umuntu aba ahuze kuva mu gitondo, kuva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu. Yesu nta mwanya wo kuruhuka, nta stress aba ari nyinshi. Ariko yaka kanya kageze nanjye mba numvaga kagomba kuza. Mbese barumva nanjye nkumbuye uyu munsi n'uyu mwanya mara rwose ndi kuri kamera, ndi kuganira n'abantu b'Imana, ndi kuganira n'abakunzi banjye, ndi kubasangiza amakuru. Ndashima Imana rero, ndamahoro n'umuryango, nta kibazo dufite, ni iby'igiciro cyinshi kuri njyewe ndetse n'abakunzi mu nyumva. Ariko rero abatameze neza kandi nabo ndushaho kubasabira kandi turushaho gufatanya no gusabirana, kugira ngo uyu munsi ubwo bitagenze neza ejo bizagende neza. Uyu munsi kubaramutse batameze neza barwaye, ejo babyuke ari amahoro, ari bazima. Kandi nukuri mureke tujye duha agaciro umwanya dufite cyangwa se amahirwe wagiriwe. Reka tujye dutekereza kuri iki kintu, twige nabyita gute, twige kumenya gushima, twige kumenya guha agaciro ikintu mu mwanya wacyo. Burya rega umuntu araryama, hari akantu nabonye gasirikira cyane ngo kuryama ni ibya buri wese. Uraryama kuko n'itegeko y'ijoro rigeze ugomba kuryama, ariko kubyuka nshuti yanjye, kubyuka ukabyuka ukitsamura cyangwa se ugahumeka cyangwa se ukabona urarebye, ukabyuka ukabona uvuye ku gitanda, uteye intambwe, ukoze ibyo ukora. Ntabwo ari amahirwe y'umuntu uwo ari we wese, ni umugisha uba wagiriwe. Reka tujye dutekereza kuri icyo kintu, kabone nubwo hari ibindi biba bikugose byinshi cyangwa se imibare uri gutekereza biba byakuvanze, ariko mbere ya byose tujye tubanza gutekereza kuri ako kantu. Ese Mana ndabyutse, birakunze, biremeye, ushimwe. Hari ikintu cyitwa ishimwe umuntu atajya abasha guha agaciro uko mbyumva. Hari ukuntu njya numva ntafite uburyo nshobora gushimira Imana kugira ngo numve ko kuko byayigezeho, cyangwa se numve aho nshaka kugeza birahageze. Kubera ko kwishima ni bigari kandi ni birebire cyane, kuko hari byinshi iba yadutambukeje, hari byinshi iba yaturinze, hari byinshi iba yadukingiye ikibaba. Kuba rero icyumweru gishira, umunsi ugashira, iminsi igatambuka, nkongera nkagaruka kuri uyu mwanya, nkongera nkagaruka kuri iyi mikrofone mubona, tukongera tukaganira. Ni benshi baba bafite imipango myinshi kandi itandukanye, ariko ntibikunde. Ibwo rero njyewe kubera ko mbonye aka kanya, ngomba kugashimira Imana. Ni ukuri ndayishimiye kandi ndanezerewe. Nk'uko bisanzwe iteka rero tugiye kujya muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana. Nk'uko tumaze kubimenyera, hari isomo mba nateguye, hari isomo suko menyereye cyane cyangwa se ndi impuguke mu by'ijambo ry'Imana, cyangwa mfitemo ubumenyi burenze. Oya, ntabwo. Ahubwo ni kwa kundi ko turarikirwa ko
amahirwe yose tubonye cyangwa se umwanya wose tubonye, iki gitabo ni igitabo cy'ubuhanga kandi n'ubwenge, kandi ubwenge buri muri iki gitabo nifuza ko umwanya mbonye cyangwa se igihe mbonye umwanya ko ari ngombwa, ayo mahirwe ko ngomba kuyakoresha. Numva rero nawe nayagusangiza, nkagusangiza iryo jambo, nkagusangiza icyo Imana itubwira, kuko ndabizi ushobora kuba udafite umwanya uyu munsi, ushobora kubyuka ariko tukabyuka twirukanka icyumweru kikarangira nta muntu ubonye umwanya, nta muntu, turabizi ubuzima tubayeho buriyize, ariko niba tubonye aka kanya ko gutangirana isabato turirimba dusenga, numva nta mpamvu yo kuba tutafata ijambo ry'Imana kugira ngo twigeho gatoya, twumve icyo ijambo ry'Imana riba ritubwira. Uyu munsi rero cyangwa se uyu mugoroba turasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo waho wa 3. Ni umurongo waho wa 3. Haravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese, w'imbabazi n'Imana nyirihumure ryose. Hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo na se, ari nayo data wa twese, w'imbabazi n'Imana nyirihumure ryose. Ndatekereza nta handi dukura ihumure, nta handi dukura guhumurizwa, nta handi dukura gukomera, nta handi dukura ibyiringiro, cyane cyane ko iyi si akenshi umuntu akubivuga, menya kazaba gasirano kanjye, tuba mu isi y'ibisharira, tuba mu isi iducangamura, tuba mu isi duhura n'ibyo tutapanze, tuba mu isi duhura n'ibintu bishobora kuduhuza ndetse nta nubwo ari bishobora, tuba mu isi iduhuza ikaduteza ibintu bitakabaye ngombwa, ikaturushya, ikatuvuna mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukavunika mu buryo bitari ngombwa, ugatungurwa no kuvunika, ugatungurwa n'umuruho, ugatungurwa n'agahinda. Ariko Imana itubwira ngo niyo nyirihumure, kuko gutabarwa kwacu nta handi kugomba kuva. Reka tujye twiragiza Imana rero mu buryo bwose ushoboyemo, mu mbaraga zawe wumva ufite cyangwa se mu bushobozi ufite, mu buryo ubanamo n'Imana, kuko sinkuzi nawe ntuzi uburyo mbanyemo n'Imana, ariko mu buryo bwose ubanyemo nayo, mu buryo bwose ubanamo nayo, uburyo bwose waba uyisenga, uburyo bwose waba uyiringira, igipimo cyo kwizera kwawe aho kiri simpazi, niyo ibizi, ariko tujye tugerageza kwisunga ishobora byose, kuko niyo itanga ihumure, nkuko kenshi ibiturarikira. Gutabarwa kwacu nta handi kuboneka usibye ku Mana yaremye ijuru n'isi n'inyanja. Reka tujye tuyihanga amaso rero, kandi muri uyu mugoroba ushobora kuba utameze neza, uhumurizwe n'Imana, kandi ijuru rimanukire kuguhumuriza, ijuru rimanukire gufasha no kwinginga ndetse no gutabara buri muntu wese uriho uyitakambira, kandi umuntu wese wibuka ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Uwo mwanya Imana imanukire kumwumva no kumwitaho, kugira ngo nawe arusheho guhembuka kandi arusheho kubona imbabazi z'Imana n'ukuboko kwayo, kuko ni Imana itarobanura, ni Imana itita kuri kimwe uko ari cyo cyose nkuko abantu tubigenza. Tubanza kureba, ukabanza ukareba hariya, ukabanza ukareba hariya, ukabanza ukareba umuntu runaka, umuntu avuka umuntu dufana iki, ibintu nk'ibyo, ameze ate, ageze ibintu nk'ibyo. Reka Imana itarobanura, itagira ikiheraho na kimwe usibye ubuntu bwayo gusa n'imbabazi byayo byonyine, yiturengere kandi buri muntu wese mugereho, kuko ibera hose icyarimwe. Iri jambo rero riduhumurize kandi ritwigishe kurushaho kwegereza Imana. Nibwo buzima, nibwo bukristo, nibwo rugendo, nibwo tuzasiga umurage mwiza. Haranira kugira icyo wasiga rero kandi cyiza. Andikisha igitabo umuntu wese ashobora kugirira inyota yo gusoma ukiriho. Ayo niyo magambo nateguye, kandi umwuka arushaho kudusobanurira ndetse no kutwigisha n'ibindi birenzeho uko iminsi izagenda itambuka. Reka ijuru rijye rirushaho kudusura no kutwegera, kugira ngo turusheho kumenya uko tugomba kubana n'Imana yacu tukiri mu isi. Tugiye gusenga, hanyuma tubone kwinjira muri gahunda y'igitaramo. Kadusenga. Imana, turagushimye Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka,
tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi n'imbabazi zawe n'umurava mwinshi ugirira abakumva n'abatakumva, kuko utarobanura ku butoni, uvubira ababi n'abeza ukabahereza imigisha ntacyo witayeho. Iyo ni neza yawe gusa n'urukundo uhabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero tumaze kwiga ijambo, reka Mwuka Wera arushaho gusobanura imitima yacu, arushaho kutwigisha kandi aturinde kujya kure, ahubwo arushaho kutwegera kugira ngo arushaho kutwigisha icy'ingenzi kandi cyuzuye, kugira ngo turusheho kumenya uko duhagarara muri iyi minsi igoye, kugira ngo ubwo ugiye gutunguka ku bicu twe kuzakurwa n'isoni, ahubwo tuzagusanganire tunezerewe. Bana natwe rero muri uyu mugoroba, kandi uyu munsi ukomeze kuduhira, ukomeze kutugirira neza no kutwitaho. Wibuka abarwayi n'abarwaje, wibuka abari mu bitaro kwa muganga no mu mago yabo, wibuka abugarijwe n'intambara hirya no hino ku isi, wibuka abagukeneye mu buryo ubwo ari bwo bwose, ubiteho kandi ubagoboke kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Nuko ibyo ushaka, ibyo ukunda birushaho kubana natwe n'imitima yacu, kandi ubwo tugiye kurushaho kwinjira mu gitaramo tugutaramira, ijuru ritaramane natwe kandi byo kuzatubera umuvumo, ahubwo bizatubera umugisha, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gutaramana rero mu ndirimbo zanjye, muri iyi minsi nizo ziri kumfasha. Tugiye kuririmba indirimbo y'Akagezi n'indirimbo yitwa Irumva. Ubwo umucuranzi aba ari kunyumva kugira ngo nawe amfashe, hanyuma twishime kandi zitunogere. Mbibutse kugira ngo mujye kureba indirimbo kuri YouTube channel iyanjye, hanyuma ibaryohere kandi neza. Natekereje cyane bona ibintu bimba n'urusobe, haza ijwi ryoroheje ryongorera umutima wanjye ritima nawanjye ravuga ibiri mu mutima imbere. Nateguye akagezi k'Uwiteka ntigakamara rimwe, onanjye y'amaboko ndashima. Akagezi k'Uwiteka ntigakamara rimwe, onanjye y'amaboko ndashima. Unibutse ibyo bihe by'amateka, nibuka kugira neza kw'Imana nyirimpuhwe, ibyishimo biransabye nibutse ndashima. Ibyo bihe by'amateka, nibuka kugira neza kw'Imana nyirimpuhwe, ibyishimo biransabye nibutse ndashima. Unibutse ibyo bihe by'amateka,
ndashima akagezi k'Uwiteka ntigakamara rimwe nzamuye amaboko ndashima nzamuye amaboko ndashima nzamura amaboko ushime tuzamura amaboko dushime dushime ni indirimbo cyangwa se akagezi tujye twibuka ibyo Imana yadukoreye twibuke gushima hanyuma nayo birayinezeza. Iyi ni indirimbo yanjye rero wanyarukira kuri channel ukayireba ifite amashusho meza ndetse n'amajwi meza hanyuma tujye kuririmba indirimbo nise irumva. Ndabizi indirimbo ikundwa n'abantu benshi mutari bakeya kandi nzi ko nayo iri bubanezeze. Umucuranzi nadufashe hanyuma twiririmbire irumva. Ndabizi ko muyikunda muri benshi cyane. Abayigana ihora yiteguye gusubiza nshuti komeza jya usaba wicika intege ngucogore dufite Imana itari bayari yayindi yasubije harayinginga yayindi yasubije Eliya Sanze iyo niyo yo kwiringirwa iyo Mana irumva. Wirira nubwo ufite ibikuruhije iyo bikugezeho umva uhangayitse ariko ntiwihebe jya upfukama usenga Imana uzanesha nshuti komeza jya usaba wicika intege ngucogore dufite Imana itari bayari yayindi yasubije harayinginga yayindi yasubije Eliya Sanze iyo niyo yo kwiringirwa iyo Mana irumva. Isezerano atabarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura witindiganya munsange akwakire nshuti komeza jya usaba wicika intege ngucogore dufite Imana itari bayari yayindi yasubije harayinginga yayindi yasubije Eliya Sanze iyo niyo yo kwiringirwa iyo Mana irumva
iyo Mana irumva kandi igakora. Ni Imana yumva itari ikirwamana, iyo ubwiranye kwizera irumva kandi igasubiza. Mwakoze kubana nanjye rero, mwakoze kumpa umwanya wanyu, mwakoze kuntega amatwi, kandi ndizera ko twagiranye ibihe byiza. Mukomeze kugira umugoroba mwiza w'isabato, naho ko wanyu mu w'isabato utaha. Ndabakunda, bye bye.